abantu mbwira umunyarwanda wese aho ari hose uko message mfite ni y'abanyarwanda ubu kutuvugana ndagira ngo mbabwira iherekeze message ngiye gutanga cyangwa no kuyiherekeza ariko siko bimeze. Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana, amahoro atangwa na Nyagasani abane namwe aho muri hose, abari mu gihugu n'abari hanze yacyo mwese mugubwe neza. Twongeye kandi kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Uraho neza? Muraho. Amakuru yawe? Aya makuru ndaho. Hari indirimbo ivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo agera kure cyane ngagatambuka n'inyenyeri. Ubundi kubera iki mu bantu b'Imana habaho igihe cyo gusenga n'igihe kitari cyo gusenga? Kuki badahora baka ngo igihe cyose gihore ari igihe cyo gusenga? Ijambo ry'Imana navuga ngo sinzi kuna muhore mwaka kugira ngo amatabaza yanyu atagera ate. Hari uwitwa Mugabo Venuste yaravuze ngo ni muhore mukeye mu mitima amatabaza yanyu ahore yaka. Kandi imyambaro yanyu ntibimishanana ahubwo ibimirimo. Kandi iryo ni ijambo ry'Imana yari yaririmbye. Noneho umuririmbyi wa nyuma mu ndirimbo zo gushimisha Imana wa 440 aravuga ngo mpa amavuta mbone kwaka ni naka burinde bucya. 444 400 niyo ya nyuma mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Urumva ngo amavuta mbone kwaka ngo kandi ngo umene ngo numenagura ngo burinde bucya. Urumva nta mwanya wo kuruhuka uhari. Ariko se kubera iki uyu munsi tubona abahanuzi barengaho bakagira umwanya wo kuruhuka? Ubone ntago bikwiye. Kandi Satani we burya ngo no ku cyumweru arakora. Abaruhuka nuko bagira akazi kandi kaba kabahugije reka bari ko mbivuga. Ariko se ubunkanjye naruhukane umurimo wanjye nuyo. Aka niko kazi Imana yampaye. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe uzaze cyangwa kikanemerera muri urwo rugendo tuzaze Yesu uzaca uwo mugozi uzabumboshya umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Ngayo ngo iyi ndirimbo ndayikunda cyane rwose. Uzaza uca uwo mugozi uzabumboshya umutima kugira ngo mbone uko nkukorera. Reka twihute turirimbe ndabona imvura iguye. Turirimba umuririmbyi w'183. Iyi ndirimbo nayo ni message Imana yampaye ngo mbagezeho igaragaza ko kiganiro twakoze ubushize ku itariki 5 tuvuga ko Imana hari ikiraro yatwambukije. Hari ikiraro Imana yambukije igihugu cyacu. Buri gihugu n'abantu. Reka turirimbe mu izina rya Yesu. Ubwo ndatanga indi message nyuma y'iyi ndirimbo. Imana itugire neza nuko ndeba nakavura nako kaguye. Reka tubikore twihuse mu izina rya Yesu. Tugiye iwacu mw'ijuru muze mwisigara gusingiza umucunguzi muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara abandi bari mu nzira muze mwisigara hazaba umucyo mw'ijuru
ijuru muze mwisigara muve mu mwijima mubi muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezerwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezerwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara nushaka ko tujyanayo ihane nzabinjira gukiza ubwo ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuhuke ngo tuzabane mw'ijoro muze mwisigara kandi uwo mutwaro wikoreye emerera ugutururuke ngo tuzabane mw'ijoro mwizane nsigara nyuma aravuga ngo ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mw'ijoro ihane amena. Reka ntange message mu izina rya Yesu. Iyi ndirimbo yaje Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Ubushize mbabwira ngo Imana igiye kugira neza igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndagira ngo abantu babyumve cyane ngo ariko nawe ihane uze dusenge kugira ngo nawe utazasigara, kuko igihugu muri iki gihugu cyacu Imana igiye kurengera abantu, Imana igiye kubagirira neza, Imana iracyakomeje kwambutsa abantu cya kiraro. Ubwo nimvuga ikiraro ubone mu buryo bw'umwuka, ndakansobanurira abantu mu buryo bw'umwuka. Ikiraro gisobanura ko iyo Imana ikwambukira icyo kiraro bisobanura ibyiza igihugu cyacu kigiye kugeramo. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyiza igihugu cyacu kigiye kugeramo, abanyarwanda tugiye kugeramo. Ubu nimbevuga gutya benshi ntabwo bari bubyumva, barabyumva abandi batumva, arega hari abantu batumva, ntabwo abantu bose ariko bumva, hari abatabyumva. Hari abamva ko wahora uvugana wavuga nabi wanyu ukavuga igihugu ukakivuga nabi, kuko abenshi ntabwo bifuza ibyiza. Imana tugirire neza nabo babyumve kandi Imana ibasange. Niba ndiho mbwira ngo nibihane baze tujyaneyo, si byose, kuko igihugu cyacu kigiye kuba nka paradizo. Imana ishimwe cyane. Hahandi umuntu agiye kubona ko mbese hari ikintu Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu Imana igiye gukora. Niyo mpamvu indirimbo ivuze ngo nushaka ko tujyanayo ihane umwiringire agukiza ubu wihane. Ariko uzi gutabarirwa ahantu wababariye, ahantu wasebeye, ahantu wasebeye Imana ikahagusebezurira. Uza ahantu wababariye, uza ahantu wahuriye n'ibintu bibi bigukomeretsa, bikubabariza umutima, ariko ukahatabarirwa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubu hari abantu bigeze bagenda
bava mu gihugu bameze nk'abahunzi. Yego ariko ndagira ngo mbabwire ko namwe Imana igiye kubagarura. Imana ishimwe cyane. Namwe Imana igiye kubagarura. Ibagarure. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana irashaka gutabara abanyarwanda bose bari kumwe, ikerekana ko ari Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Imana ishimwe cyane. Nkunda kubabwira ibintu buranga iyo mbabwiye ntaseka, abenshi baba bazi ngo ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere, mukomere kandi mukomere ku masengesho, kandi mukomezanye. Umuririmbyi niwe waririmbye neza, araririmba ngo aravuga ngo tubwire abantu iby'ijuru, tubabwire urutse imitima, tubabwire iby'ururutse imitima, ngo nyuma y'igihe n'igihe hariyo ubundi buzima, na nyuma y'ibihe n'ibicu hariyo ubundi buzima. Imana ishimwe cyane. Waba warababaye ukababazwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iratabaye kandi itabaye abanyarwanda. Imana ishimwe cyane. Nongere mbibabwire, Imana igiye gukuraho igisuzuguriro cy'abazimu n'abadayimoni ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana ishimwe cyane. Njyewe maze iminsi ndiho nsengera igihugu, nsengera abanyarwanda, kuva ku mwana muto, kuva n'uri mu nda kugeza no ku musaza. Niho nsengera cyane. Ndagira ngo mbwire abantu rero indi message ngiye gutanga, niyo abantu bumvaga ko uburwayi bwagiye kure batazakira pe, ndagira ngo mbabwire ngo muhumure mukomere. Iyo Imana ije gutabara abanyarwanda ntabwo izagutabara urwaye. Ndagira ngo mbwire abantu ko bagiye gukira. Ndagira ngo mbwire abantu munyarwanda urwaye aho uri hose, waba uri hanze, waba uri mu gihugu imbere, ndagira ngo mbwire ko Imana igiye gutabara kandi ntabwo izagutabara urwaye. Amina. Haleluya. Ndagira ngo mbwire ko Imana igiye gutabara abanyarwanda, ntabwo izagutabara uri urwaye, ntabwo izagutabara uri mu bitaro. Oya, Imana yanze agasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni. Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda mukomeze musenge kandi mugire kugira gute kwizera. Mugire kwizera. Ikintu kitwica ntidusubizwe nuko dusenga ibyo dusengeye, ntitwizeye ko hari ugomba kubisubiza. Abantu nibasenge, abantu nibabe maso basenge. Abantu bari barihebye, ariko Uwiteka arambwira ngo mbabwire ngo nihuje gutabara. Haleluya. Ingabo zije gutabara we. Amina. Haleluya. Ndagira ngo mbwire abantu ko Yesu shimwe ko Imana ije gutabara abanyarwanda. Ntizagutabara uri kwa muganga, ntizagutabara uri aho ngaho kuri icyo gisasiro. Ndagira ngo nkubwire ngo gira ukwizera. Ucyumviye message, ndagira ngo nkubwire ngo gira kwizera, usengane natwe kandi ari Imana ibikore. Yesu abaho umugisha. Imana ni igitangaza. Hanyuma mukozi w'Imana, hari ibintu bimaze iminsi bibaho ngewe nkabyibazaho cyane. Ejo bundi Theo bose babireba ndibaza uramukunda, kuko njya nkunda gusanga urimo uramwumva, urimo uramureba. Ejo bundi yaratuye aravuga ati ibyaha nakoze nabikoreshejwe n'abapasiteri bakomeye, abashumba. Atariko ubu uyu munsi niyemeje kugira gute kubishyira hanze. Abahanuzi bahita bahaguruka barahanura ngo urupfu rwihuse kuri Theo bose babireba. Ese kuba umuntu yakwatura agashyira hanze amabanga ya Satani bisobanuye ko ahita apfa? Aya ntabwo byawe nk'umuntu w'umukozi w'Imana wumva mu by'ukuri ibyo bintu byaratewe n'iki? Ntagarega mpamanya n'abantu bahagarara bakavuga ngo kubera ko babonye umuntu ariho yatura yihana bagahita bamwadukira ngo ubwo agiye gupfa. Niba abandi nyine abenshi senze ko njya numva ngo nibarusohora mu nduru, abenshi ngo babashaka amaviyuzi, abandi ngo oya, ahubwo murimo murirahuriraho umuriro. Kuko ntabwo umuntu watuye akatura Imana y'amahoro ikamwihera imbabazi, kuko Imana yacu ni Imana y'urukundo kandi Imana itanga imbabazi kuwayisabye imbabazi, kuwatuye neza akatura akamarayo. Nukuri Imana yacu irababarira kandi ni inyembabazi. N'undi wese utaratura ahubwo natera ikirenge mu cyateho
kuko barahari ari abapasiteri barahari, ari abamapasiteri barahari, ari abadiyakoni barahari, ahubwo nibatera intambwe nk'iyo Theo yateye nabo bature, naho nta rupfuge nabonye kuri Theo. Ni ukuri ntarwo, ahubwo azarama, agomba kurama kandi akarya ibyiza bya yeye byo mu gihugu. Ni ukuri ariko abanyarwanda tugiye kurya ibyiza byo mu gihugu cyane, tugiye kubirya pe. maze bamwe ndakubwira ngo ubu tuvugana abantu benshi, urabona ko hari igihe wajya kumva ngo umuntu ngashaka kujya gukorera hanze ngo agiye mu kindi gihugu, ubu benshi nta n'umuntu wabwira ngo asohoke agiye gukorera mu kindi gihugu yemera. Barajya hehe ariko? Kuko iki gihugu kiraryoshye, kiraryoshye cyane. Imana yawe kugira gute? Ubwo rero nawe Imana imuhereza ibyiza byo mu gihugu. Nibimuhe rwose. Naho nta rupfu nabonye kuri Theo. Ni ukuri ntarwo. Nta rupfu nabonye kuri Theo. Ubwo ruhise rukurwaho, nta rupfu ruri kuri Theo. Yego. Imana iguhereza umugisha kuko iki kintu cyababaje abantu cyane, ndetse kandi buriya tuboneraho no kuwutangariza abahanuzi bagenda hariya bakikunguta bakavuga iby'Imana itabatumye, tubibutse ko hari igihano kibagenewe. Ariko nawe birera bivuga n'ijambo ry'Imana riravuga ngo hazabona ishyano abavuga itavuze. Yego. Abo bazabona ishyano. Bazabona ishyano. Inshuti zanjye rero ikiganiro tugeranye n'igitoya kuko ikiganiro kiba kirekire bitewe na message mfite. Byaba n'iminota 10, byaba n'iminota 15 cyangwa se 20 byatewe na message mfite. Yesu abaho umugisha rero, ndabakunda. Kireka nawe ikindi bashaka kumbaza. Yenda tugana ku musozo, kuko n'ubundi ntego yacu ni ugukora ibiganiro bitoya buri wese abasha kumva agasoza. Wese abasha kumva agasoza. Ndashaka kongera kugaruka ku bijyanye n'uburwayi bwawe. Bushize twakoze ikiganiro tubwira abantu ko uburwayi bwagenze. Ese nyuma yo gukora kiriya kiganiro ikibazo wari ufite cyarakemutse? Ntago navuga ngo cyarakemutse, ariko uko biri kose ndashima Imana igejeje ikora. Ndashima Imana igejeje ikora kuko urumva ndacyakurikiranwa n'abaganga umunsi mu minsi nk'itatu ngomba kujya kugira gute, ngomba kujya muri ntuza byita ni controle, muri controle. Bakareba isukari yanjye igeze cyangwa aho stroke igeze. Kandi uko ngiyo niko nishyura. Uko ngiyo niko nishyura. Ntago rero uko biri kose ndashima Imana igejeje ikora, n'abariho badufasha ndabashimira. Aho nabo bagejeje bakora. Hari n'uwambwiye arambwira ati nzabigenza gutya. Ndacyamutegereje. Ndacyamutegereje. Gusa hari n'abandi batigeze bavuga ariko bafite icyo batekereza ku mutima. Barahari. Nuko basengera. Turabasengera cyane. No bataragize icyo akora turamusengera. Yego. Nukuri none hari igihe umuntu atagira icyo akora kubera ko ntacyo afite. Hari n'igihe umuntu yaba ataragira icyo akora kubera ko isaha itaragera, ataragira icyo aronka. Hari n'igihe umuntu buriya ikintu cyitwa isezerano riragerageza. Hari igihe umuntu avuga agambira akavuga ati nzakora ibi, ariko kuko bikuye mu kanwa gusa, ubwo Satani igahita ihaguruka. Yamara guhaguruka igahita imutega ikabana burundu. Icyo gihe buriya wari uzi ko biba biri mu biganza byawe. Ndashaka ko tuzakora ikiganiro dusobanura ukuntu igisubizo kigera ku muntu, kuko hari ibisubizo byinshi. Nigeze nsenga mu minsi yashize, Imana imbwira ukuntu hari ibisubizo by'abantu benshi byavuye mu ijoro ariko byaheze mu kirere, bihora bizerera cyane rwose. Bihora bizerera. Ndashaka kugira ngo iki kiganiro tuzagikora, ariko mbere yo kugikora tuzabanza dusenge kugira ngo abantu bamenye ngo umuntu yakira ryari, ese agira ibyo atakaza ryari. Kuko iki twicaje hano si uguhahamura abantu, si ukubeshya, ahubwo twicajwe hano kugira ngo twubake umurimo w'Imana, ndetse tunaha abantu kuri
abapasiteri batamuhaye. Twigeze dukorana ikiganiro umbwira ku rusengero rumwe, urambwira uturi urusengero rukorana n'abadayimoni, rubamo imyuka mibi. Naje guhura n'umushumba wabo ndetse mara igihe mwigaho, ariko naje gusanga ibyo wambwiye ari ukuri 100%. Abantu rero badukurikira mumenye ko Mugabe atari muri babandi bavuga ubujajwa. Burya koko iyo umuntu akubwiye ngo umuriro urotsa ubimenye ukirinnye nawo. Ntago ndiho nkunda kubwira abantu ngo ntago mba nivuga ibigwi, ariko ndizera ko mu bintu byose navuze n'ikitarasohora kirasohora. Yego. N'ikitarasohora kigiye gusohora. Urakoze cyane. Niba hari ikindi wavuga twaguha umwanya ukakivuga, cyangwa se icyo nakongeraho, gusenga Imana. Icyo nakongera nuko hano tugomba gusenga. Nuko hano tugomba gusenga kuko tugiye kurya ibyiza byo mu gihugu. Uragowe rero utasenga, uragowe utarimo kwihana, uragowe udateye intambwe, udateye ikirenge mu cya Yesu. Yesu abaho umugisha. Rero ndabakunda inshuti zanjye, abafite ibyifuzo mujye mumpamagara tubisengere kugira ngo Imana amahoro iduhane umugisha, kandi mubone ko Imana turiho dusenga iriho ikora. Nimero yanjye rero ni 0782 96 97 41. Yesu abaho umugisha. 0788 8 96 97 41. Karibu n'isengesho. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana utibwira ko ugiye kutwambutsa ukadutuza heza. Mwama, ni kenshi abanyarwanda twagutegereje, ni kenshi twasuzuguwe, ni kenshi twasuzuguwe n'ibihugu bitandukanye, ariko urareba uravuga uti nzajya nirirwa ahandi ndari Rwanda. Mwami, turagushimiye ko hari aho dukuye, hari aho tugejeje. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Urakoze, kandi urakoze kuko urengeye abanyarwanda, urakoze kuko udushyigikiye, urakoze kuko ugiye kutuzamura natwe databuja tukavugwa mu bindi bihugu bitandukanye ko ari igihugu cy'umugisha. Urakoze rero kuko biduhaye, kandi urakoze kuko bisohoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro niguhereze umugisha kubw'isengesho ryiza uduhaye. Amen. Urutsa gukora subscribe, share ndetse na comment. Bajye bakoraho. Bajye bakoraho. Iri jambo ngo rijya rigora abantu benshi kurivuga. Nanjye ntago mbizi. Umuntu gukora subscribe. Yego. Ni byiza rero nabakomeze bakoraho kugira ngo tukomeze tuvuge ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yesu Kristo. Amen. Nibyo, murakoze cyane bakunzi bacu, mwari mudukurikiye. Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza. Muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi, isaha ndetse n'igihe uwo mwami wacu azazira kutujyana. Bigutere gukora ibyiza, wange cyane igisa nacyo, nibyo bizaguhesha agaciro imbere y'Imana ndetse no mu gihugu no mu muryango. Shalom. Urwaye ntabwo uzagutabara uri mu bitaro. Oya, Imana yanze agasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni. Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda mukomeze musenge, kandi mugire kugira gute? Kwizera. Mugire kwizera. Ikintu kitwica ntidusubizwe nuko dusenga ibyo dusengeye, ntitwizeye ko hari ugomba kubisubiza. Abantu nibasenge, abantu nibabe maso basenge. Abantu bari barihebye, ariko Uwiteka arambwira ngo mbabwire ngo nihuje gutabara. Yego. Haleluya. Bonye ingabo zije gutabara we. Amen. Oh, haleluya. Ndagira ngo mbwire abantu ko Yesu shimwe ko Imana ije gutabara abanyarwanda. Ntizagutabara uri kwa muganga, ntizagutabara uri aho ngaho kuri icyo gisasiro. Ndagira ngo nkubwire ngo gira ukwizera. Ucyumviye message, ndagira ngo nkubwire ngo gira kwizera, usengane natwe, kandi ari Imana ibikore. Yesu abaho umugisha. Imana ni igitangaza. Hanyuma mukozi w'Imana, yego, hari ibintu bimaze iminsi bibaho ngewe nkabyibazaho cyane. Yego. Ejo bundi Theo bose babireba ndibaza uramukunda, kuko njya nkunda gusanga urimo uramwumva, urimo uramureba. Ejo bundi yaratuye aravuga ati ibyaha nakoze nabikoreshejwe n'abapasiteri bakomeye, abashumba. Atariko ubu uyu munsi niyemeje kugira gute? Kubishyira hanze. Abahanuzi bahita bahaguruka
barahanura ngo urupfu rwihuse kuri Theo bose babireba. Ese kuba umuntu yakwatura agashyira hanze amabanga ya Satani bisobanuye ko ahita apfa? Aya ntago ibyo nawe nk'umuntu w'umukozi w'Imana wumva mu by'ukuri ibyo bintu byaratewe n'iki? ntagarega mpamanya n'abantu bahagarara bakavuga ngo kubera ko babonye umuntu ariho yatura yihana bagahita bamwadukira ngo ubwo agiye gupfa. Niba abandi nyine abenshi senze ukuntu njya numva ngo nibarusahurira mu nduru, abenshi ngo baba bashaka amaviyuzi, abandi ngo oya, ahubwo murimo murirahuriraho umuriro, kuko ntabwo umuntu watuye akatura Imana y'amahoro ikamwihera imbabazi, kuko Imana yacu ni Imana y'urukundo kandi Imana itanga imbabazi kuwayisabye imbabazi, kuwatuye neza akatura akamarayo. Ni ukuri Imana yacu irababarira kandi ni inyembabazi. N'undi wese utaratura ahubwo natera ikirenge mu cyateho, kuko barahari, ari abapasiteri barahari, ari abamapasiteri barahari, ari abadiyakoni barahari, ahubwo nibatera intambwe nk'iyo Theo yateye nabo bature. naho nta rupfuge nabonye kuri Theo. Ni ukuri ntarwo, ahubwo azarama, agomba kurama kandi akarya ibyiza byaye byo mu gihugu. Ni ukuri harega abanyarwanda tugiye kurya ibyiza byo mu gihugu cyane, tugiye kubirya pe. maze bamwe ndakubwira ngo ubu tuvugana abantu benshi, urabona ko hari igihe wajya kumva ngo umuntu ngashaka kujya gukorera hanze ngo agiye mu kindi gihugu. Ubu benshi nta n'umuntu wabwira ngo asohoke agiye gukorera mu kindi gihugu yemera. Barajya hehe ariko? Kuko iki gihugu kiraryoshye, kiraryoshye cyane. Imana yawe kugira gute? Ubwo rero nawe Imana imuhereza ibyiza byo mu gihugu. Nibimuhe rwose. Naho nta rupfu nabonye kuri Theo. Ni ukuri ntarwo. Nta rupfu nabonye kuri Theo. Ubwo ruhise rukurwaho, nta rupfu ruri kuri Theo. Yego. Imana iguhereza umugisha, kuko iki kintu cyababaje abantu cyane, ndetse kandi buriya tuboneraho no kuwutangariza abahanuzi bagenda hariya bakikunguta bakavuga iby'Imana itabatumye. Tubibutse ko hari igihano kibagenewe. Ariko nawe birera bivuga n'ijambo ry'Imana iravuga ngo hazabona ishyano abavuga itavuze. Yego. Abo bazabona ishyano. Inshuti zanjye rero, ikiganiro tugeranye n'igitoya kuko ikiganiro kiba kirekire bitewe na message mfite. Byaba n'iminota 10, byaba n'iminota 15 cyangwa se 20, byatewe na message mfite. Yesu abaho umugisha rero, ndabakunda. Kireka nawe ikindi bashaka kumbaza. Yenda tugana ku musozo, kuko n'ubundi ntego yacu ni ugukora ibiganiro bitoya buri wese abasha kumva agasoza. Ndashaka kongera kugaruka ku bijyanye n'uburwayi bwawe. Bushize twakoze ikiganiro tubwira abantu ko uburwayi bwagenze. Ese nyuma yo gukora kiriya kiganiro ikibazo wari ufite cyarakemutse? Ntago navuga ngo cyarakemutse, ariko uko biri kose ndashima Imana igejeje ikora. Ndashima Imana igejeje ikora, kuko warumva ndacyakurikiranwa n'abaganga umunsi mu minsi nk'itatu. Ngomba kujya kugira gute? Ngomba kujya muri ntuza byita ni control, muri control. Bakareba isukari yanjye igeze cyangwa aho stroke igeze. Kandi uko ngiyo niko nishyura. Uko ngiyo niko nishyura. Ntago rero uko biri kose ndashima Imana igejeje ikora, n'abariho badufasha ndabashimira. Aho nabo bagejeje bakora. Hari n'uwambwiye arambwira ati nzabigenza gutya. Ndacyamutegereje. Ndacyamutegereje. Gusa hari n'abandi batigeze bavuga ariko bafite icyo batekereza ku mutima. Barahari. Kubasengera. Turabasengera cyane. No bataragize icyo akora turamusengera. Yego. Ni ukuri none hari igihe umuntu atagira icyo akora kubera ko ntacyo afite. Hari n'igihe umuntu yaba ataragira icyo akora kubera ko isaha itaragera, ataragira icyo aronka.
hari n'igihe umuntu buriya ikintu cyitwa isezerano riragerageza. Hari igihe umuntu avuga agambira akavuga ati nzakora ibi ariko kuko bikuye mu kanwa gusa, ubwo Satani igahita ihaguruka, yamara guhaguruka igahita imutega ikabana burundu. Icyo gihe buriya wari uzi ko biba biri mu biganza byawe. Ndashaka ko tuzakora ikiganiro dusobanura ukuntu igisubizo kigera ku muntu, kuko hari ibisubizo byinshi. Nigeze nsenga mu minsi yashize, Imana imbwira ukuntu hari ibisubizo by'abantu benshi byavuye mu ijoro ariko byaheze mu kirere, bihora bizerera cyane rwose, bihora bizerera. Ndashaka kugira ngo iki kiganiro tuzagikora, ariko mbere yo kugikora tuzabanza dusenge, kugira ngo abantu bamenye ngo umuntu yakira ryari, ese agira ibyo atakaza ryari. Kuko iki twicaje hano si uguhahamura abantu, si ukubeshya, ahubwo twicajwe hano kugira ngo twubake umurimo w'Imana, ndetse tunaha abantu kuri abapasiteri batamuhaye. Twigeze dukorana ikiganiro, umbwira ku rusengero rumwe, urambwira uti uru rusengero rukorana n'abadayimoni, rubamo imyuka mibi. Naje guhura n'umushumba wabo, ndetse mara igihe mwigaho, ariko naje gusanga ibyo wambwiye ari ukuri 100%. Abantu rero badukurikira, mumenye ko Mugabe atari muri babandi bavuga ubujajwa. Burya koko iyo umuntu akubwiye ngo umuriro urotsa, ubimenye ukirnye nawo. Ntago ndiho nkunda kubwira abantu ngo ntago mba nivuga ibigwi, ariko ndizera ko mu bintu byose navuze n'ikitarasohora kirasohora. Yego. N'ikitarasohora kigiye gusohora. Urakoze cyane. Niba hari ikindi wavuga twaguha umwanya ukakivuga, cyangwa se icyo nakongeraho, gusenga Imana. Icyo nakongera nuko hano tugomba gusenga. Nuko hano tugomba gusenga, kuko tugiye kurya ibyiza byo mu gihugu. Uragowe rero utasenga, uragowe utarimo kwihana, uragowe udateye intambwe, udateye ikirenge mu cya Yesu. Yesu abaho umugisha. Rero ndabakunda inshuti zanjye, abafite ibyifuzo mujye mumpamagara tubisengere, kugira ngo Imana amahoro iduhane umugisha, kandi mubone ko Imana turiho dusenga iriho ikora. Nimero yanjye rero ni 0782 96 97 41. Yesu abaho umugisha. 0788 8 96 97 41. Karibu n'isengesho. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana utibwira ko ugiye kutwambutsa ukadutuza heza. Mwama, ni kenshi abanyarwanda twagutegereje, ni kenshi twasuzuguwe, ni kenshi twasuzuguwe n'ibihugu bitandukanye, ariko urareba uravuga uti nzajya nirirwa ahandi ndari Rwanda. Mwami, turagushimiye ko hari aho dukuye, hari aho tugejeje. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Urakoze, kandi urakoze kuko urengeye abanyarwanda, urakoze kuko udushyigikiye, urakoze kuko ugiye kutuzamura, natwe databuja tukavugwa mu bindi bihugu bitandukanye ko ari igihugu cy'umugisha. Urakoze rero kuko biduhaye, kandi urakoze kuko bisohoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro niguhereze umugisha kubw'isengesho ryiza uduhaye. Amen. Urutsa gukora subscribe, share ndetse na comment. Bajye bakoraho. Bajye bakoraho. Iri jambo ngo rigora abantu benshi kurivuga. Nanjye ntago mbizi. Umuntu gukora subscribe. Yego. Ni byiza rero nabakomeze bakoraho, kugira ngo tukomeze tuvuge ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yesu Kristo. Amen. Nibyo, murakoze cyane bakunzi bacu, mwari mudukurikiye. Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza. Muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi, isaha ndetse n'igihe uwo mwami wacu azazira kutujyana. Bigutere gukora ibyiza, wange cyane igisa nacyo, nibyo bizaguhesha agaciro imbere y'Imana ndetse no mu gihugu no mu muryango. Shalom.